muri iyi minsi abantu benshi bafite urujijo ku byerekeranye n'igazeti yasohotse igena amabwiriza imiryango itegamiye kuri leta by'umwihariko ariko hashingiye ku myemerere. Hari byagiye bigaragaranye nk'amakosa atandukanye ku minsi yagiye ishira, hari n'inzego zafashe ibyangombwa n'uburenganzira kugira ngo bigire ibyo bikuraho ibyo bisubizaho, ariko uko iminsi igenda yicuma n'ubundi hakeneye kunozwa buri munsi ngo niki cyatuma abantu basengera ahantu batekanye, ariko n'ibyo leta yirinda mu buryo butandukanye, harimo kuba haboneka amafaranga menshi cyane akoreshwa mu buryo butazwi, harimo natera inkunga ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se kugura intwaro za kirimbuzi bitazwi na leta. Nayo mpamvu hajyaho uburyo bwo kurinda umuturage, ariko hagenwa uburyo bwa nyabwo kugira ngo ufite itorero cyangwa se mu kimwe idini ayoboye agire uburyo akoreshamo imari buzwi cyangwa se uburyo abonamo inkunga ariko bufite umutekano usesuye. Ngiye kubasomera rero, ntago ndi butanga commentaire nyinshi cyane, agomba basomera by'umwihariko byanditse mu igazeti yasohotse igena amabwiriza anyayo agenga imiryango itegamiye kuri leta, kuko abantu benshi cyane bagiye babivugaho babikomanta mu buryo buvunaguye, ariko ndashaka umenye wowe mu igazeti nyirizina handitse mu iki akantu ko kandi, kuko argiye umuntu ashobora kujyamo commentaire ziwe akagira ibyo arenzaho bitari ngombwa, cyangwa se akagira uko asobanura itegeko mu by'ukuri mu buryo butari busobanutse, cyangwa se mu kimwe n'ubumenyi atarabona buhagije. Ariko unubona igazeti uyisoma cyangwa se uyumva aka kanya uraza kugira icyo umenya cyanyacyo ku mabwiriza nyirizina. Ni mu ngingo zitandukanye igazeti yasohotse ejo kwa gatatu, ifite nimero ikuraho n'ubundi amabwiriza atanzwe mu mwaka wa 2019, ayo ngayo niyo yagengaga n'ubundi imiryango ishingiye ku myemerere ariko itegamiye kuri leta harimo n'amadini. Niyo mpamvu ayo ngayo n'ubundi itegeko ryasohotse ejo bundi kwa gatatu rirakuraho aya mabwiriza asimburwe. Rero agambiriye ingingo ngiye kwabwira ndabasomera ko byanditse, nta commentaire ndi butange, nubwo hari byinshi nyine umuntu yavuga ko ari byo twatuze nk'abanyarwanda. Ndabanza mbasomere ibyanditse mu igazeti ya leta igena uburyo imiryango itegamiye kuri leta by'umwihariko ishingiye ku myemerere yateguwe. Mu igazeti ya leta harimo ni mu ngingo ivuga ngo amabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nomero ya mbere 2025 yo kwa gatandatu kwa gatatu mbanejo bundi 2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Yavuze imiryango ishingiye ku myemerere ni ya miryango yose harimo amadini, amatorero na za ministries cyangwa se n'abandi bakora mu buryo bwa gakondo ariko mu buryo bw'imyemerere. Iyi ngingo rero umutwe wayo wa gatatu niho bahera. Hari ibisabwa umuryango mu kurwanya icyaha cy'iyeza ndonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Anga ashobora kubaza ngo nukubera iki yenda base imiryango ishingiye ku myemerere ko yafitanye isano n'iterabwoba. Mu by'ukuri turabizi neza hari nk'ibyo yenda se duheraho muzi cyane Islamic State cyangwa se IS ni umuryango wishyize hamwe ushingiye ku myemerere ariko ugambiriye kugarura leta mu buryo runaka ko zikora amahame akarishye ya Kisilamu. Rero hari uburyo amadini amwe namwe akora ariko agatera inkunga imiryango iyashamikiyeho, ariko imiryango mu by'ukuri ikaba nayo ikora iterabwoba mu buryo butandukanye cyangwa se rwanira ukuri ariko kwita iterabwoba. Niyo mpamvu rero imiryango itegamiye kuri leta imyinshi ishingiye ku myemerere kugenzurwa kwayo ko yabitera inkunga iterabwoba nabyo ari ibintu birebwaho cyane, ariko ariyo mpamvu hagiyeho nyine ubwo buryo bwo kugenzura imikorere yabwo. Mu ngingo ya 13 havugwamo uburyo bw'ihererekanwa ry'amafaranga ashobora guteza ingaruka ikomeye. Byumvikana niyo mutanze amafaranga muzajya hehe. Ya 14 hari imiyoborere n'ubugenzuzi. Mu ya 15 hakaza gutanga raporo ku bikorwa by'imari bikemangwa. Niyo mpamvu nyine hazamo amaudite kugira ngo basuzume imikoresherezwe y'umutungo cyangwa se amafaranga akusanywa mu madini cyangwa se mu myemerere y'ibyo biterane byose dutanga amafaranga, ayo mafaranga yatanzwe ajya hehe. Hakaza ingingo 16 harimo gukumira ihererekanywa ry'amafaranga mu ntoki, cashless economy, aho n'u Rwanda gwerekeza n'ibindi bihugu byose mu byo kugabanya amafaranga agenda ampies asirika mu ntoki z'abantu, anabyo bishobora guteza nyine ugutakara, kwangirika cyangwa se n'ubundi bujura no guhohoterwa. Rero amafaranga agenda mu ntoki mu buryo bwo kuyagabanya. Haza mu ngingo 17 ivuga ku igenzura ryigenga.
ahangaha ndaza kubugiraho mu igazeti ko byanditse ko inzego zibishinzwe ziza mu bugenzuzi igihe icyo ari cyo cyose zibiteguje cyangwa se zitabiteguje kugira ngo zigenzure ngo wa mutungo w'idini runaka cyangwa w'itorero urimo akoreshwa gute. Hari ingingo yindi ikurikira irebana n'amakosa ndetse n'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi. Ubwo hazamo kugaba ishami nta burenganzira bigahanirwa, kutishyura ihazabu mu gihe cyagenwe. Hano wakoze nk'uduhano nyine uduhano tukakuzaho wakoze agakosa, harimo kuba watanga ihazabu mu gihe cyagenwe, wabirengaho nabwo hakazamo ibihano. Ni ukuvuga ngo aha tuza kubiraho mu buryo busa nk'ubutomoye. Umuryango urenze umwe uhagarariwe n'umuntu umwe mu buryo bw'amategeko ntabwo byemewe. Hakaza urwego rushinzwe gutanga ibihano n'imyishyurire y'ihazabu. Abavuga izahabu nkajya ahangaha y'ihazabu. Iyo hazabu izajya itangwa hehe mu ruhe rwego. Hazamo ingingo zinyuranye z'inzibacyuho n'izisoza. Harimo igenzura ryubahirizwa mu by'amategeko, akaza igihe cyo guhuza n'aya mabwiriza no gutangira gukurikizwa ku mabwiriza. Iyo tugiye kwasomera mu igazeti ya leta yasohotse mu kwezi kwa gatatu gushize ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatatu kuno kwezi nako 2025, niho tugiye kwasomera igazeti ikivuga muri rusange. Aya mabwiriza rero mbasubire mu mutwe n'amabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ya nimero 1/25 yo kuwa gatandatu z'ukwa gatatu yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ashingiye ku itegeko nimero 72 akarongo kaberamye umwaka wa 2018 ryo kuwa 31 mu kwezi kwa 8 umwaka n'ubundi wa 2018 rigena imitunganyirizwe n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere cyane cyane mu ngingo zaryo ya gatatu ya 17 ni 22. Ashingiye ku itegeko kandi nimero 1 yo muri 2025 no mwaka ryo ku 22 ukwezi kwa mbere 2025 ryerekeye gukumira no guhana iyeza ndonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi cyane cyane mu ngingo zaryo ya 43 44. Asubiye kandi ku mabwiriza nimero 1 y'umwaka wa 2019 yo kuwa 8 ukwezi kwa gatatu 2019 agenga imiryango ishingiye ku myemerere, ashyizweho amabwiriza akurikira. Ingingo rusange. Ingingo ya mbere, icyo aya mabwiriza agamije. Aya mabwiriza agena ibindi bisabwa yandikwa n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere n'ibisabwa umuryango mu kurwanya icyaha cy'iyeza ndonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ingingo ya kabiri nisobanura aya mabwiriza. Byumvikane ko muri n'amabwiriza yatanzwe ijambo akarere bivuga akarere gafite ubuzima gatozi. Ntabwo ari bimwe tuvuga ndase byo madini amwe namwe kuvuga ngo intara ukumana udutoro naka bagiye bateranya. Oya, akarere bivuga akarere gafite ubuzima gatozi. Byumvikane ko ari akarere nyine ko mu nzego za leta. Kabiri, umuryango hano muri no igazeti yasohotse umuryango bivuga umuryango ushingiye ku myemerere. Niyo mpamvu ngiye kwasomera umutwe wa kabiri ibindi bisabwa umuryango mu gusaba ubuzima gatozi no kugaba ishami. Ahangaha ndasoma uko byanditse na kimwe mpinduyeho yena na commentaire no hazitanga nyuma. Ingingo ya gatatu iravuga ngo ibindi bisabwa umuryango mu gusaba ubuzima gatozi haseguriwe ingingo ya 17 itegeko numero 72 yo mu 2018 ryo kwa 31 mu kwezi kwa 8 2018 n'ubundi rigena imitunganyirize n'imikorere y''imiryango ishingiye ku myemerere. Umuryango usaba ubuzima gatozi ushyikiriza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere inyandiko z'inyongera zikurikira. Inyandiko ya mbere, hari icyemezo gitangwa n'akarere cyangwa se umujyi wa Kigali kigaragaza ko inyubako yagenewe ibikorwa byo gusenga yuruje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire y'aho hantu. Indi nyandiko igomba gutangwa ni inyandiko yemeza gukoresha inyubako ku buryo bwihariye mu bikorwa byo gusenga. Indi nyandiko igomba gutangwa inyandiko yemeza gukorera gusa imihango yose amasengesho n'imikorere y'imyemerere mu nyubako y'umuryango yagenewe gusengerwamo.
indi nyandiko igomba gutangwa ni inyandiko n'ibyangombwa bisabwa n'amategeko byuhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'umwungirije. Ibyo byangombwa n'inyandiko byatangiwe mu mahanga binyuzwa muri ambasade y'u Rwanda iherereye mu aho byatangiwe kandi bikemezwa na minisiteri ifite ububanyi n'amahanga mu nshingano mu Rwanda. Indi nyandiko itangwa ni inyemezabwishyu y'amafaranga miliyoni 2 ya serivisi adasubizwa yo gusaba ubuzima gatozi yishyurwa mu isanduku ya leta. Inyemezabwishyu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ya serivisi adasubizwa yo gusaba ubuzima gatozi yishyurwa mu isanduku ya leta. Indi nyandiko ni icyemezo cyuhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icyumwungirije biriho umukono na noteri byemeza ko nta wundi muryango wanditse mu Rwanda ahagarariye. Indi ngingo ivuga ku cyemezo bagomba gutanga ni icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi cyangwa se y'impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha cyuhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icyumwungirije bize mu mashuri makuru cyangwa kaminuza mu mahanga. Indi nyandiko ni icyemezo cy'amasomo iyobokamana ashimangira ubumenyi byuhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icyumwungirije bafite impamyabumenyi zitari izo mu bijyanye n'iyobokamana biza nibura amasaha 1200 mu masomo iyobokamana mu mashuri yemewe mu ishuri ryemewe n'urwego rufitiye ububasha. Indi ngingo ya 4 igaragaza ibisabwa kugira ngo umuryango uhabwe ibaruwa y'imikoranire. Ndabisoma uko byanditse. Umuryango usaba imikoranire n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali ushyikiriza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ibi bikurikira. Icyambere, ibaruwa isaba imikoranire hakagenerwa kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Icya kabiri, kopi y'amategeko shingiro y'umuryango iriho umukono na noteri. Icya gatatu, kopi y'inyandiko igaragaza amahame y'imyemerere umuryango ugenderaho iriho umukono na noteri. Icya kane, gahunda y'ibikorwa ijyanye n'ibikorwa by'amajyambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere. Ingingo ya 5 ni icyemezo cy'ingero y'inyubako cyemeza ko inyubako izakorerwamo ibikorwa byo gusenga yujuje ibisabwa n'amategeko n'imyubakire y'aho umuryango ukorera gitangwa n'ubuyobozi bufitiye ububasha. Ingingo ya 6 ni urutonde rw'abantu nibura 1,000 bo mu karere umuryango wifuza gukoreramo bashyigikiye umuryango ruriho imikono yabo, inimero z'indangamuntu cyangwa iza pasiporo n'iza telefone byabo. Ingingo ya 5 ravuga ngo igihe ibaruwa y'imikoranire n'umuryango itangirwa n'igihe imara. Akarere cyangwa umujyi wa Kigali bitanga igisubizo ku busabe bw'imikoranire n'umuryango mu gihe kitarenze iminsi 90 y'akazi ibarwa uhereye igihe usaba yujurije ibyangombwa bisabwa. Icya kabiri, ibaruwa y'imikoranire igira agaciro k'imyaka 5, ishobora kongerwa nyuma y'isuzumwa rikozwe n'akarere cyangwa n'umujyi wa Kigali kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ibikorwa by'imikoreshereze y'ingengo y'imari y'umuryango mu myaka iheruka. Ingingo ya 6, ibisabwa umuryango mu gushinga ishami. Umuryango wifuza gushinga ishami ushyikiriza ubuyobozi bw'akarere cyangwa umujyi wa Kigali inyandiko zikurikira. Inyandiko ya mbere, ibaruwa isaba gushinga ishami yandikiwe ubuyobozi bw'akarere cyangwa umujyi wa Kigali hakagenwa kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Icya kabiri, kopi y'icyemezo cy'ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Icya gatatu, kopi y'inyandiko mvugo y'inama y'urwego rukuru rw'umuryango rwemeje gushinga ishami n'uzariyobora iriho n'umukono wa noteri. Icya kane, gahunda y'ibaruwa yuzuzanya n'ibikorwa by'iterambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere. Icya gatanu nako, icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro gitangwa n'ubuyobozi bw'imisoro. Icyemezo kigaragaza ko imisanzu y'ubwiteganyirize yishyuwe gitangwa n'urwego rufite ubwiteganyirize mu nshingano. Icya karindwi,
urutonde rw'ibikorwa bizana impinduka ku mibereho myiza y'abaturage, ku mibereho myiza n'iterambere ry'abaturage umuryango uteganya gukora. Igiheruka hari imiterere y'inzego z'ishami, harimo komite ishinzwe gukemura amakimbirane igizwe nibura n'abantu batatu na komite y'ingenzuzi igizwe n'abantu batatu. Ingingo ya 7 ni ibisabwa umunyamuryango wifuza guhagararira ishami. Ahangaha handitswe ko umunyamuryango yifuza guhagararira ishami mu karere cyangwa mu mujyi wa Kigali, umuryango umusaba kuwushyikiriza ibi bikurikira: kopi y'impamyabumenyi mu iyobokamana yo mu ishuri rikuru cyangwa kaminuza iriho umukono wa noteri. Iyo impamyabumenyi itari iyo mu bijyanye n'iyobokamana, umunyamuryango yongeraho icyemezo cy'uko yize nibura amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa muri kaminuza byemewe n'amategeko. Icya 2 ni umwirondoro uhagarariye ishami ry'umuryango. Icya 3 icyemezo kigaragaza ko yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Icya 4 ni inyandiko iriho umukono wa noteri igaragaza ko yemeye izo nshingano. Ingingo ya 8 navuga ngo igihe igisubizo cyo gushinga ishami gitangirwa, akarere bireba cyangwa umujyi wa Kigali bitanga igisubizo mu nyandiko ku busabe bwo gushinga ishami ry'umuryango mu gihe kitarenze iminsi 90, ibaruwa uhereye igihe hujurijwe ibisabwa kakagenera kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Ingingo ya 9 ivuga ko ibisabwa abandi bagize inzego z'imiyoborere z'umuryango, uretse uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'umwungirije, umunyamuryango uri mu bagize inzego z'imiyoborere z'umuryango agomba kuba afite nibura imyaka 21 y'amavuko, ari nyangamugayo, yarashyizweho hagendewe ku mategeko agenga umuryango, atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6 kitarahanagurwa n'imbabazi z'itegeko cyangwa ihanagura busembwa. Ikindi kandi kuba atarahamwe n'icyaha cya jenoside, ikingenga bitekerezo ya jenoside, ikivangura cyangwa icyo gukurura amacakubiri. Ingingo ya 10 ni inshingano yo kumenya umuterankunga w'umuryango. Umuryango ufite inshingano yo kumenya niba inkomoko y'inkunga y'umuterankunga wawo idaturuka cyangwa idafatiye isano n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Ingingo ya 11 gukorera mu mucyo no gutanga raporo ku mikoresherezwe y'imari. Igenzura rya buri mwaka ry'umutungo w'umuryango rigomba gukorwa n'abahanga bemewe kandi bafitiye ububasha kugira ngo habeho umucyo mu mikoreshereze y'imari. Umuryango utanga raporo yerekeranye n'inkunga wakira igihe cyose irenze umubare wagenwe hashingiwe ku itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke, gutera inkunga y'iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ibikorwa by'imari by'umuryango byose bikorwa binyujijwe muri banki cyangwa mu bindi bigo by'imari bimwe mu Rwanda. Umutwe wa 3 uravuga ibisabwa umuryango mu kurwanya icyaha cy'iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Hari isuzuma ngaruka. Ingingo ya 12 isuzuma ngaruka. Umuryango ukora isuzuma ngaruka harebwa ahashobora kwibasirwa n'ibikorwa by'ubuhezanguni, iby'iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba cyangwa gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Iryo suzuma ngaruka rikubiyemo gusuzuma ibijyanye n'ibikorwa by'umuryango ukora, gusuzuma amakuru yerekeye umuterankunga no gusuzuma aho nabo bakorera ibikorwa byabo. Ingingo ya 13 ni igenzura ku ihererekanywa ry'amafaranga ashobora guteza ingaruka ikomeye. Umuryango ugomba gushyiraho uburyo bwo gutahura no kumenyekanisha ihererekanywa ry'amafaranga rigaragara ko ridasanzwe cyangwa ryateza ingaruka zikomeye, rikubiyemo amafaranga aturuka ahatazwi cyangwa afite ingaruka zikomeye ashobora guteza. Hari ubwishyu bwoherezwa cyangwa bukomoka mu bice bitizewe. Ingingo ya 14 ni imiyoborere n'ubugenzuzi. Umuryango ushyiraho uburyo bwo kwigenzura bukubiyemo
politiki n'imiyoborere igaragarira buri wese mu gucunga imari, gutandukanya inshingano no gushyiraho umukozi ushinzwe igenzura ry'ishyirwa mu bikorwa mu bijyanye no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ingingo ya 15 hari gutanga raporo ku bikorwa by'imari bikemangwa. Umuryango wohereza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere raporo y'ibikorwa by'iminsi bikemangwa mu masaha 28 ubimenye. Ibyo bikorwa harimo inkunga iva ahantu hatizewe cyangwa ihererekanya ry'imari ririmo iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba cyangwa gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ingingo ya 16 harimo gukumira ihererekanya ry'amafaranga mu ntoki. Umuryango ushyiraho ingamba zikumira ihererekanya ry'amafaranga y'inkunga mu ntoki, ahubwo ugashishikariza abaterankunga bawo gukoresha banki n'ibigo by'imari byemewe n'amategeko. Ibi bireba kandi amafaranga ashobora guhabwa abantu cyangwa amatsinda mato ashamikiye ku muryango. Ikindi, umuryango ku byerekeye n'amafaranga yakusanyijwe mu biterane cyangwa mu yindi mihango y'imyemerere ubikorera inyandiko ukanatanga raporo mu gihe hakusanyijwe amafaranga arenga ateganywa n'amabwiriza ku bihano mu by'imari birebana n'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba n'ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ingingo ya 17 ni igenzura ryigenga. Urwego rubishinzwe rushobora gukora isuzuma ryigenga no kugenzura ko ibikorwa bikwiye rubanje kubimenyesha cyangwa kutabimenyesha umuryango, kugira ngo harebwe niba hubahirizwa ikurikirana ry'iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Umutwe wa 5 aritora amakosa n'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi. Ingingo ya 18 ivuga kugaba ishami nta burenganzira. Ahangaha ndabisoma uko byanditse: umuryango wagabye ishami utabiherewe uburenganzira n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali ubukoze ikosa kandi uhanishwa igihano cyo guhagarika iryo shami hamwe n'ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi miliyoni 5. Kutishyura ihazabu mu gihe cyagenwe. Umuryango utishyuye ihazabu mu gihe cyagenwe ubukoze ikosa kandi uhanishwa guhagarikwa by'agateganyo kugeza igihe wishyuriye ihazabu waciwe, hiyongereyeho igihano cy'ubukererwe kingana n'amafaranga 10% buri kwezi k'ubukererwe. Ingingo ya 20 guhagararira umuryango urenze umwe imbere y'amategeko. Umunyamuryango uhagararira umuryango urenze umwe imbere y'amategeko abakoze ikosa kandi ahanishwa kwamburwa uburenganzira bwo guhagararira iyo miryango. Ingingo ya 21 urwego rushinzwe gutanga ibihano n'imyishyurire y'ihazabu. Akarere cyangwa umujyi wa Kigali nibyo bitanga ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi kandi amafaranga y'ihazabu biciye mu muryango wakoze ikosa yishyurwa mu isanduku ya leta mu gihe kitarenze ukwezi kumwe kubarwa uhereye igihe igihano cyatangiwe. Umutwe wa 5 ingingo zinyuranye n'iz'inzibacyuho zisoza. Ingingo ya 22 harimo igenzura ry'iyubahirizwa ry'amategeko. Urwego rubishinzwe urubanje kubimenyesha cyangwa rutabanje kubimenyesha umuryango rushobora gukora igenzura ryigenga kugira ngo rumenye niba umuryango ubahiriza amategeko. Ingingo ya 23 ingingo y'ururimi. Aya mabwiriza yateguwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ingingo ivanaho amabwiriza nimero 001/2019 yo kuwa 8/3/2019 agenga imiryango ishingiye ku myemerere avanyweho. Ingingo ya 25 igihe cyo guhuza n'amabwiriza. Umuryango usanzwe ukora uhuza ibikorwa byawo n'iteganywa n'aya mabwiriza mu gihe kitarenze imezi 12 uhereye ku munsi aya mabwiriza atangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Ingingo ya 26 ni gutangira gukurikizwa. Aya mabwiriza azatangira gukurikizwa ku munsi atangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Yakorewe i Kigali ku wa 6 z'ukwezi kwa 3
2025 wasinyeho ni Dr Picard Uwicyeza Doris, ni umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, akaba Chief Executive Officer of Rwanda Governance Board, Directrice Générale de l'Office Rwandaise de la Gouvernance. Ayo nguko.